Ntuze Imana bariyora undi amusangayo. Aho bariyo koko. Sanze kugerayo ndebe. Emwe bahaje. Yemwe. Bravo. Bravo neza. Yego. Muraho neza. Muraho madam. Amakuru neza. Ntuze Imana yazanye umugore. Uri umugore wese kubera iki? Ninjye mudamu wo muri uru rugo. Ni kuva ryarize ko nzi ko nsaba Imana nta mugore yagiraga wagiye kuzinya ryari? Sha hashize nk'icyumweru. Ubu rero nje kureba nsaba Imana. Ni umutekereza ibibazo byawe nahuye nabyo. None yarakuze mwaciye nk'icyumweru. Sha hashize nk'icyumweru nibera hano pe. Imana ishimwe. Hese wowe none iyo hariya hirya mu kabandi ka hariya hirya mpfiri yamwibereshe niho ntuye. Ubwo rero nje kumureba umutekereza ibyanjye hanyuma agira icyuburyo kiyangira inama yanabimfashamo. None nkubite ngiye kubona mbona ni wowe uri hano. Cyane njyewe uri hano pe. Ubwo rero muri make rero nje kumutekereza ibyanjye nuko unoze ndamubona ahubwo sha yagiye mu kazi kandi haryaza kare haryaza bwije ariko tube twiganirira harye yasanga uhari ntusanga udahari nta kibazo ndamubwirira icyo mushakiraga. Nta kibazo ubwo wenda yikira mushakiraga wenda ushobora kubikuganizaho muri make wenda ku buryo yanaza ukanabimumbwirira ubwo wenda ubwarigiye wenda ahansanze nabyo byaba bimfashije. Byakugendekeye bitese? Uguze ibintu byambayeho. Hari umudamu nagurije amafaranga. Nyamutije afite ikibazo cye ndagikemura pe. Aje nyikubita imbere nta kibazo twari dufitanye. Ariko ibintu yankoreye ni hari abakobwa nagiye kubaka amafaranga yanjye. Ako umudamu witwa Mama Fani uramuzi? Mama Fani? None yaba ari Mama Fani nzi we. Mama Fani ni shitani kazi uzi ibintu yankoreye. Imana imbabarira atari Mama Fani nzi. Ubwo uzi ibintu njye yankoreye uwo mutindikazi w'umugore ntago wabyumva. Nyibwirira ibyawe. Yakugize ati we yakugize ati ibyanjye byo banza unyibwirira ibyawe. Ese uramuzi? Ndamuzi uwo mutendekazi w'umudayimoni. Mama Fani rero nagiye kumwishyuza se araguhakana. Nagiye kumwishyuza amafaranga namuhaye ngo afite ikibazo amafaranga ndayamuha mwizeye atemubwimwe ngo nagazayatindana. Ubwo ngiye ku bintu yankoreye yagiye yenda kunkubita aranyirukankana yewe inkweto ziva mu birenge mbona uko mbigenza arashushuza neza ubwo nayinguye imbere yiwe. Ndabara guteje wa mukozi we ngo ni Kadogo afite umukozi hariya ni bamwe nyamuneka ibintu naboneye kuri Mama Fani. Ariko Imana iyi ngiyi dusenga iyi dukorera igihindura ibyanze guhinduka. Mama Fani rero ubwo nakodeshaga muri za nzu ze za ruguru iyo ngiyo mu mpinga nuko umugore yikora atya antumeho Kadogo habura iminsi 3 ngo ukwezi kuzure. Iyi ngiyi Kadogo azi ngo mabuje ngarambwiye ngo muhebere 15,000. Sha nta n'igiceri nifitiye ubukene umwana wanjye. Ndambwire ntumva Kado genda umubwire ko azaguha amafaranga ku cyumweru. Zaburaga iminsi ye Kadogo yaragiye sinzi ibintu yamubwiye aranyongerera. Nagiye kubona mbona iyo shitani kaziraje mbaza ngo sangaye saa moya za kumugoroba sibwari bwije ntibyo bibaye nijoro. Araza ati ndavuze ngo nsohokera mu nzu. Se Mama Fani nakugize ngo nsohokera mu nzu ngo ibintu yabwiye Kadogo. Ndambwira se watuje nkakubwira uko namubwiye ngo uzaze nkwishyure. Ati ndavuze ngo nsohokera mu nzu. Ubwo rero izo saa moya aranyirukana
ndahagarara nibaza amerekezo we ndeba hepfo ndeba haruguru biranshobera imana yoga heka yoga nuko sinzi ukuntu yabigenje ibintu n'uyu mugabo niko kubona rero ndi hano imana inzana hano kuri uyu mugabo aranyishimira ubu nuko ntarashaka hano nanjye nari mbayeho nabi pe meze nabi bukene bunyishe wo mbutindikaza aranyirukana niyizira hano akusha nuko nageze ahangaha ubwo rero nanjye ukuntu byangendekeye muri aya masaha urimo kuvuga narindiwe ariko nari nagezeyo kare nje kumwaka amafaranga yanjye namuhaye noneho umugore ajya kumparampinduka mama fana ubwe wowe wigeze umpa amafaranga none nifite desese mu mutwe ibibazo byarancanze nonguje gusa ubundi wigeze umpa amafaranga ngo yampereye hehe kandi ngo ni umurokore we ubwo busa bw'amafaranga ngo nta nawe wigeze inama numva ibinyugunyugunyugu birirukanse mu bwonko birirukanse nta mafaranga naguhaye nahise mbwira ati nanjye ndaryama simba utampaye amafaranga nuko ubwo nibwo ahise anshujukana ngo genda ngo uva ahangaha ngo nta cyawe ntunze ngo nta umva nagiye nitotomba ndavana atari ubusa amafaranga nyine utayama ku neza atuzayama twahagaritse abagabo none se ufite ikimenyetso cyerekana ko yaguhaye amafaranga hari abagabo ufite babihamya abagabo ntabwo si ibyanjye azabikuka ibyanjye azaca uwambaye sha nuko bitashoboka ngo nanjye abantu nzabe mpahagaze ariko ntabwo byakunda umugabo wanjye yanga agakungu yanga amatiku kandi sinshaka kwibabariza umugabo reka ibyanyu nzaba mbyumva uzagaruka umbwira uko byagenze ntabwo nahaboneka pe urabizi se iby'Imana ikora ni ibitangaza nutashobora n'undi uko uzabibizamo ngo nabyumve n'abandi bazabikubwira ariko icyo nzi cyo Imana yo mu ijuru ntabwo igirenganya abantu yewe ubu ndagiye nanje kumureba gusuzuma mumbwirire ko ari cyo kibazo cyari kinzanye kugira ngo yangire inama nabimfashemo ariko icyo nzi cyo hazaza tuzajya mu rubanza nese umugabo wanjye muraziranye kubera ko nzi ko ari umujyanama akunda kugira abantu benshi inama nanje kubimbwira ngo mbifashemo ange n'inama n'uburyo ki nabigenza rega nta muntu wigira inama bujya mu mutwe umwe wigira inama yo gusara